Reka tubasuhuze inshuti mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda. Ndi Barore Cleophas. Indangakiganiro mumaze kuyimenyera. Uyu ni umwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo, ni umwanya twakiramo abiyumvamo umuhamagaro wo kwandika kugira ngo tuganire ku nganzo y'umwanditsi, ku nganzo y'ubwanditsi hano mu Rwanda. Muri uyu mwanya dufite umwanditsi ufite igitabo arimo kwandika, arimo gutegura igitabo cyihariye kuko ni igitabo tumenyereye mu ndimi z'amahanga nk'icyo bita dictionnaire cyangwa se mu kinyarwanda inkoranyamagambo. Ni Kubwimana Joseph turi kumwe muri iki kiganiro, tubahaye ikaze Joseph. Murakoze cyane kuduha ikaze. Wakoze kwitabira iki kiganiro. Kubwimana Joseph, kwandika ni inganzo. Yego. Ni umuhamagaro. Yego. Ni ubushake. Icyo ufite muri ibyo ni ikihe? Byose. Dusobanura. Byose ndabifite, yaba inganzo ndetse yaba n'umuhamagaro. Byose ndabifite kuko umuhamagaro ni ibintu mazemo igihe kirekire nk'umuntu wize uburezi. Nabikozemo igihe kirekire, mfata imyaka 3 n'igice kugira ngo ntegure iyo nkoranyamagambo. Yewe nagize n'umuhate, nagiye ndetse nkoresha namwe mu magambo y'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ngenda ninjira mu nganzo koko y'amagambo dusanga dukoresha mu rurimi rwacu kavukire. Bikuzamo gute? Impamvu yabyo. Murakoze cyane. Kugira ngo njye kwandika iyi nkoranyamagambo, natekereje kuyandika kubera impamvu esheshatu. Impamvu ya mbere imwe nari maze kuyikomozaho nijyanye n'amateka. Amateka y'u Rwanda, iyo turebye amateka y'u Rwanda tubonamwo abantu b'abasizi bagiye bandika ibitabo kugira ngo bakigiramwo umuhate wo gushaka gusangiza abandi ubumenyi bafite. Twavugamo nka Alex Kagame n'abandi basizi bagiye bandika ibitabo kugeza none ngo bakaba ari byo bigenda bidufasha mu rurimi. Rero jewe naje gutekereza ndavuga ngo ese hari ibyo abo bantu banditse na n'ubu bikidufasha, ariko kugeza uyu munsi usanga abantu batakigira umuhate wo gushaka kwandika, kugira ubumenyi ngo babashe kubusangiza abandi. Indi mpamvu ya kabiri ni impamvu yo kwigira ku rurimi ko mu bindi bihugu. Mu Rwanda turacyafite ikibazo, ururimi rwacu rurakennye, usanga dufite amagambo y'amatirano menshi kandi uko bwije nuko bukeye akomeza kugenda yiyongera. Ntabwo duha agaciro ururimi rwacu. Usanga ururimi rwacu amaherezo mu minsi iri imbere, niba tuzavuga yuko uzasanga dukoreshamo amagambo y'amatirano menshi. Murabizi muri Kongo cyangwa muri Uganda usanga abantu benshi bavangavanga indimi, ku buryo rero kugira ngo umuntu azavuge ikinyarwanda neza cy'umwimerere atagiye gushyiramo ijambo ry'irinyamahanga ari ikibazo. Gutira ku rurimi ko atari ikinyarwanda cyonyine gitira, kuki iyo mu kinyarwanda habaye gutira ubibonamo nk'ikibazo? Ni ikibazo kubera yuko uko amagambo akomeje kugenda yiyongera ari menshi y'amatirano mu rurimi, ururimi rugeraho ntirube rugisigasiwe, ntirube rugifite wa mwimerere warwo. Niba abantu bafata amagambo menshi y'ururimi, dufate nk'urugero mu mashuri, urabaza umwana ijambo ry'icyongereza ari kubwira ariko wamubaza mu kinyarwanda ntabasha kuryumva, akabasha kurisobanura mu cyongereza ariko wamubwira kurisobanura mu kinyarwanda, ni ikibazo. Rero ikinyarwanda, kumenya urwo rurimi ubona amaherezo bizageraho. Biterwa ariko nanone tugiye kuri umwarimu binaterwa n'ururimi yahereyeho. Niba ahereye muri amashuri y'incuke agahera ku kwiga ururimi rw'amahanga, agakomereza mu mashuri abanza kwiga amasomo menshi mu rurimi rw'amahanga, ikinyarwanda kikaba isomo ryihariye rifite n'amasaha atari menshi. Ubwo ariko
abashinzwe iby'integanyanyigisho baratubabarira si byo turimo kuganiraho. Icyo gihe umuntu atangiye atyo mubona ko ari ukutamenya ururimi mu gihe yarushaho gusobanukirwa ibyo mu rurimi yigamo byinshi kuruta uko yamenya iby'ururimi kavukire. Njyewe icyo nari nshatse gusobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo twagiye twiga amagambo menshi, twagiye twiga mu mashuri amagambo menshi y'amatirano, ubwo nari nshatse kuvuga akoreshwa mu Kinyarwanda mu ndimi z'amahanga, ururimi rw'Ikinyarwanda rugakomeza kuba nkene aho rukadomina cyangwa se rukagira influence bitewe n'indimi z'amahanga ku buryo rumera nk'aho rupfukiranywe. Nibyo nari ndimo mvuga yuko abanyarwanda benshi usanga barangiza amashuri ntazi ururimi rw'Icyongereza, ntazi ururimi rw'Igifaransa, niyeberera cya Kinyarwanda nacyo azi gakeya. Hari gahunda mujya mugira nziza yo kunyuza kuri televiziyo ikibonezamvugo, abantu barabireba ariko noneho no kubishyira mu bikorwa ugasanga abantu ntabwo babyitabira cyane. Nicyo ngicyo nge navugaga. Impamvu ya gatatu iyo yari impamvu ya kabiri, yamotivye cyangwa se yanshishikarije, yanteye umwete. Impamvu ya gatatu ni ikibazo cyo mu mashuri kutumva ibyo biga, n'ubundi ndaza kuza kubihuza niyo ya kabiri. Yaba abarimu n'abanyeshuri byagiye bigaragara yuko umuntu yiga ikintu ariko ntabashe kucyumva. Dufate nk'urugero, niba agiye gushaka ijambo ubusobanuro bwaryo, arashaka ubusobanuro bwa rya jambo n'ubundi mu ndimi z'amahanga, baramusobanurira mu ndimi z'amahanga, ntabwo ubusobanuro ari kubona. Rimwe na rimwe tubyumva nabi, ugasanga umuntu agiye gushaka abasemuzi bamusobanurira kubera ko nta kintu gihari cyari gikwiye kuba gifata amagambo y'amahanga kikayashyira mu magambo y'Ikinyarwanda twumva, ku buryo utirirwa ujya gukenera umuntu ugusemurira. Hari inkoranyamagambo, wenda tukiraho, hari inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda yari isanzwe. Iyawe ije gukora iki ugereranyije n'iyo? Yari isanzwe yanditswe na Dr Cyprien Niyomugabo. Iyo ngiyo yanditswe muri 2010 kandi yandikwa ari nk'intangiriro. Niwe wari utangije ko uwo mushinga, nawe yaje gutekereza yiga ndimi agira uwo mushinga wo kwandika byibura inkoranyamagambo. Iyo nkoranyamagambo ye rero ni intangiriro irimo amagambo y'abantu batangira kwiga Icyongereza. Ikindi cya kabiri, imaze n'igihe ariko none n'ururimi rw'Icyongereza gusa ujyana mu Kinyarwanda. Aho bitandukaniye n'iyanjye no uko iyanjye noneho ije ari mu ndimi eshatu. Hari Igifaransa, donc iva mu Cyongereza ikajya mu Gifaransa, noneho igatanga n'ubusobanuro bwimbitse mu Kinyarwanda harimo n'ingero. Ikindi cya kabiri ni uko iyi yisumbuyeho. Iyi ngiyi izakoreshwa mu mashuri ya kaminuza n'abarimu ba kaminuza, mu gihe iya dogiteri yari isanzweho ubu ngubu ikoreshwa mu mashuri ya primaire gusa. Nta yindi rero nkoranyamagambo yindi mu Rwanda dufite yigeze ikorwa yabasha gufasha abanyarwanda b'ingeri zitandukanye. Ubu turavuga abarimu, turavuga abanyeshuri n'abandi bantu ku giti cyabo, cyane ko hari gahunda zo kugira ngo byibura abantu bamenye Icyongereza n'Igifaransa, izo ndimi zose zigendane kandi byose babyumva mu Kinyarwanda. Udushushanyirije, duhe nk'urugero rw'ijambo. Yego. Uvuga uti mu nkoranyamagambo nandika ijambo rizaba risobanuye gutya. Nifashishije rero iyi nkoranyamagambo nk'uko mwari mumaze kubivuga, nanditse niba tuvuze wenda abortion ubwo ni kwa kundi gukuramo inda. Abortion ni ijambo ry'Icyongereza. Ubwo tugiye gushyira mu rurimi rwacu ni izina, aho kugira ngo tuvuga yuko ari noun mu Cyongereza ni izina. Mu Gifaransa ni avortement, ubwo tugahita dushyira ko ari avortement. Ubusobanuro bwacu turavuga tuti ni igikorwa cyo gukuramo inda ubishaka ikiri ku rugero rwo hasi itarakura, cyangwa se igikorwa cyo kubagwa kwa muganga ngo bakuremo inda itarakura. Ahita ntanga n'urugero havuga ngo abortions are common in Europe and American countries. Ni ukuvuga yuko ntanze ubusobanuro bwa rya jambo mu rurimi numva, aho kugira ngo rya jambo risobanurwe mu Gifaransa cyangwa se risobanurwe mu Cyongereza, umuntu ajye gushaka ubusobanuro rimwe na rimwe atabyumva. Aha noneho ntize numva rya jambo ku buryo nshatse noneho najya no kurikoresha ntiriwe njya kumenya ubusobanuro bwaryo mu rurimi rwanjye kavukire. Ubwo ni nk'icyo gisobanuro cyafasha nde cyane? Ibi bisobanuro byafasha mbere na mbere abanyeshuri mu mashuri yaba ya kaminuza cyangwa yisumbuye. Bavuga yuko ibyinshi biga
harimo ibyo batumva, harimo uburyo batabyumvamo, hari hakwiye kuza ikintu kibafasha kugira ngo babashe kumva ibyo biga abanyeshuri. Ikindi cya kabiri ni abarezi, abarimu nabo nubwo tugenda twiga icyongereza, leta idukangurira kwiga icyongereza, ariko nabo baracyakeneye ikintu cyakomeza kubafasha mu iterambere ry'urwo rurimi rwabo, ku buryo iryo jambo nawe cyangwa se n'andi yose, harimo amagambo menshi cyane arenga hafi 5,100 muri iyi nkoranyamagambo. Ntekereza yuko ushaka kongera ururimi cyangwa se ushaka kumenya byisumbuyeho, ushaka kumenya neza niba ijambo yarazi arizi neza, ku buryo noneho atongera kugira dute cyangwa se ingingimira ati siri ijambo gutya na gutya, n'utagize iryazi akarimenya abarimu. Ikindi ni abantu ku giti cyabo nabo bashaka kumenya icyongereza cyangwa se n'igifaransa, izo ndimi zose bakazihuza ku buryo mu buryo bwiza, aya magambo nayo azabagirira akamaro. Aya magambo ushyira mu nkoranyamagambo yawe, yego, hari inkoranyamagambo zihariye, basanga ni inkoranyamagambo ijyanye n'iby'ubuvuzi, ushobora gusanga inkoranyamagambo ijyanye n'iby'uburezi, ushobora gusanga inkoranyamagambo ijyanye n'iby'ubuhinzi, ushobora gusanga hari n'inkoranyamagambo ijyanye n'ibidukikije. Iyi yawe ni iyihe muri izo? Iyi nkoranyamagambo yanjye ikombina amasiyansi yose yo mu Rwanda. Ntabwo ivuga ngo iragendera ku buzima gusa, ngo igendere ku burezi, ngo hajyemo amagambo y'ubuhinzi, ngo hajyemo amagambo yose arimo. Ari nayo mpamvu yaje kuba nini, kubera yuko n'ubundi ayo magambo yose, siyansi zose, ayo mafilidi yose arakoreshwa mu mashuri. Ni donc twayite yuko ari rusange, hagiye hafatwamo amagambo, ariko cyane cyane akunze gukoreshwa mu mashuri, akunze gukoreshwa. Ayo magambo yakaba yagiye akurwa n'ubundi mu zindi nkoranyamagambo zisanzwe zihari dufite, z'ayo magambo n'ubundi y'amanyamahanga, ariko asanzwe akoreshwa mu mashuri cyangwa asanzwe akoreshwa n'abantu benshi, ariko abo bantu bakaba batayumva, ku buryo usanga n'ubundi hakomeza kubaho cya kibazo kwirwa tuvuga ngo ese ngo uburezi bwo mu Rwanda bugenda gutya na gutya, nyamara ari ukubera yuko hariho ibintu natwe ubwacu tutabasha kuba twakumva neza. Iyi rero ni en general mu magambo yose, ku buryo nta kibazo na kimwe umwarimu cyangwa se umunyeshuri yakagombye kugira. Amagambo uhitamo gusobanura uyahitamo ushingiye kuki? Kuko hari amagambo iyo usomye inkoranyamagambo zisanzwe, hari igihe usanga hari ijambo kugeza uyu munsi wasanga gusa mu nkoranyamagambo ritagikoreshwa mu rurimi abantu bavuga, ariko bakabivuga bati iri ni ijambo rya kera, ni iryo hambere, uyu munsi ntirigikunze gukoreshwa. Hakaba n'inkoranyamagambo iza bakavuga ngo iyi nkoranyamagambo ikubiyemo amagambo agezweho arimo gukoreshwa. Iyi yawe ni amagambo twakwita aya kera ushaka ko abantu bamenya, ni amagambo asanzwe akoreshwa, uhitamo utenyine amagambo ushaka gusobanura. Nk'umwarimu ibyo bintu ubibamo buri munsi, wanabibayemo igihe kinini, mu gutoranya amagambo ntabwo nagiye mpfa gufata buri jambo ryose. Hari amagambo mu by'ukuri akomeye cyangwa se nagiye nyashyira mu byiciro, wenda abayishaka iyi nkoranyamagambo iri hafi gusohoka bazagenda babibona, ariko nagiye nyashyira mu byiciro. Hari ayo twita amagambo tekinike cyangwa se technical terms akoreshwa mu kazi, harimo n'amagambo yandi y'inyungura amagambo, harimo ikibonezamvugo, harimo amagambo menshi cyane, harimo inshinga, harimo imbusane, harimo inyito, harimo amagambo menshi mu Kinyarwanda twari dukwiye kuba twakoresha. Amagambo rero nagiye nkoresha ni amagambo y'ubu, ntabwo nigeze mfata amagambo ya kera yarangije igihe ngo mvuge ngo ndafata amagambo yabaye outdated. Nafashe amagambo y'ubu asanzwe akoreshwa kugeza ubu ngubu, kandi asanzwe n'ubundi akomeza gukoreshwa agenda agaruka, ari nayo nahereyeho ko abo banyeshuri cyangwa abo barimu, niba reka mbaye nk'urugero ruto, ejo bundi hari abo twaganiraga muri faculty ya medicine, bakavuga ati twebwe ijambo bari tubwira mu Cyongereza, najya kuvura rya jambo ndizi mu Cyongereza, ariko kugira ngo nzamenye ya ndwara mu rurimi rwanjye bikangora. Nta kintu gihari ku buryo yahita ajya kureba akavuga ngo ndavura ibimeme, niba wenda abizi mu rundi rurimi, ese mu Kinyarwanda indwara gutya na gutya ugasanga ni ikibazo. Nafashe amagambo rero asanzwe ariho akoreshwa y'ubu, ari indwara mpuzamahanga n'abandi barwara, yaba bitwaye iki kuyimenya
mu rurimi abateye imbere mu buvuzi bayise, hanyuma umunyarwanda yaza ayirwaye wabona isa niyo wize mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, byakubuza kumuvura ngo nuko utayize mu kinyarwanda. Nibyo mwamuvura, ariko se noneho kuki twe noneho tutayita itavugwa mu rurimi rwacu ikajya kuvugwa mu rurimi rw'amahanga? Nicyo turi kwanga, tuvuga ngo natwe ibyacu two kubivuga mu ndimi z'amahanga. Ibitabo byose byinshi dufite ni ibitabo birimo ubwenge byinshi, ni birimo amagambo y'amanyamahanga. Kuki twebwe noneho tudafite ibyacu? Turavuga ngo kwigira, kuki noneho twe tudafite icyo gitabo kigaragaza ngo aya magambo natwe asobanuye mu rurimi rwacu kavukire? Ubu igihe twaganiriye abadukurikiye barimo kwibaza ngo ariko uwo mugabo iyo nkoranyamagambo ye nimudufashe kuyumva. Ni igitabo kigiye kuza umuntu azajya afata agahera ku kinyarwanda, ijambo ry'ikinyarwanda rikaba rifite rigenzi ryaryo ry'icyongereza, rikagira rigenzi ryacyo ry'igifaransa. Ni ikihe muri ibyo? Abadukurikiye kugira ngo babyumve neza, ni inkoranyamagambo ikurikije alphabe cyangwa se itondetse, ihereye ku magambo kuva kuri A kugenda ukageza kuri Z nk'uko bisanzwe, hakabanza ijambo ry'irinyamahanga. Ko twavuze yuko iyi ni inkoranyamagambo isobanura amagambo ari mu ndimi z'amahanga mu rurimi rwacu kavukire. Twahisemo guhera ku cyongereza, dufata ijambo ry'icyongereza, twarangiza mu kinyarwanda cyacu kugira ngo tuvuge ngo ni intera, ngo ni mu cyongereza kugira ngo tuvuge ngo ni adjective, cyangwa tukavuga ngo ni intera, hirya hakajyaho iyo ntera cyangwa ikinyazina. Twarangiza hirya, ese mu gifaransa rivuga gute, naho tugashyiraho igifaransa cyaryo. Hanyuma hirya tugashyiraho ubusobanuro mu kinyarwanda mu rurimi rwacu kavukire cya rya jambo. Haba hari amagambo ajya kuvuga kimwe cyangwa se yafasha umusomyi kuryumva neza, icyo twise impuzanyito, nazo tukazishyiraho. Haba hari imbusane nazo zafasha usoma kugira ikintu yumva, nazo tukazishyiraho. Hariho ngira ngo amategeko arenga 10 y'iyi nkoranyamagambo y'uburyo yakoreshwa, yose arimo, ndetse noneho hakiyongeraho no gushyiraho ingero. Amwe muri yo, muri ayo mategeko, amwe muri yo ni, reka nyarebe gatoya, ni icyambere nuko no kureba ijambo ushaka muri iyi nkoranyamagambo mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ku ntondeke, hanyuma ukareba ubusobanuro bwaryo mu kinyarwanda. Iyo ni ya mbere. Ya kabiri, muri iyi nkoranyamagambo harimo amagambo menshi byagiye bigorana gusobanura mu kinyarwanda. Urugero nk'aho twagiye dushyiramo ijambo tukadushyira mu dukubo, mu tuntu tw'udukubo, ni ukuvuga ko iryo jambo ushobora kureba urusobanuro bwaryo ku nkoranyamagambo, n'ubundi iyo ugiye ku nkoranyamagambo rya jambo uraribona. Ikindi cya gatatu, nuko amagambo menshi ari muri iyi nkoranyamagambo afite impuzanyito. Ushaka kureba izo mpuzanyito uzireba inyuma n'ubundi y'ubusobanuro bw'iryo jambo bigiye biriho. Ikindi cya kane, nuko muri iyi nkoranyamagambo ntabwo amagambo yose yashyizweho ingero, kuko hariho nk'amagambo scientifique byasa naho bigorana kugira ngo ujye kuzana urugero, kandi n'ubundi ayo magambo amwe n'amwe azakoreshwa mu kwiga, andi akoreshwe n'ubundi muri speaking. Ikindi ni uko hari amagambo amwe n'amwe afite imbusane, umuntu ashaka kureba izo mbusane rero n'ubundi nazo ziriho. Ikindi ni uko hari ijambo rishobora kugira ubusobanuro bwinshi, twagiye dushyiramo rero akabonera hamwe kagaragaza ijambo rimwe. Dufate nk'urugero, niba tuvuze tuti agenda, agenda iri ni ijambo rusange, ariko hari andi magambo menshi twakoresha. Rikurikire udusobanurire. Niryo ngiye kubasobanurira. Agenda ni ijambo rusange. Hari andi magambo rero umuntu yakoresha mu kuvuga gahunda y'ibyo umuntu agomba gukora. Hari schedule, iyo tuvuze schedule cyangwa se schedule, hari abavuga gutyo. Nuvuga ngo iryo tukavuga yuko ari gahunda y'ibyateganyijwe cyangwa se ibyo gahunda y'ibigomba gukorwa mu cyumweru. Tuvuge dufatiye kuri urwo rugero utanze, ushatse gusobanura ijambo muri iyo nkoranyamagambo yawe agenda, agenda urashyiraho andi magambo y'icyongereza avuga kimwe naryo, hanyuma ushyireho n'andi magambo y'ikinyarwanda icyo byaba bisobanura. Kuko nk'ubwo uvuze agenda, uvuga schedule, hari na timetable n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ngewe icyo nakoze, ntabwo, kuko hari imizingo myinshi y'ibitabo birimo amagambo y'ikinyarwanda i Butare cyangwa amadictionnaire y'ikinyarwanda arahari, gusa
ngewe icyo nari ngamije ntabwo nari ngamije gukora inkoranyamagambo y'ikinyarwanda y'amagambo y'ikinyarwanda gusa. Ngewe nafataga amagambo y'amanyamahanga nkayashyira mu rurimi rwacu kugira ngo tujye gushaka definition, ubusobanuro bwa ya magambo y'amanyamahanga twebwe tubirebe iwacu. Niyo mpamvu navugaga gutyo, niba mvuze rya jambo agenda, icyo nkora ni ukurisobanura ariko nkoresheje n'ubundi amagambo y'ikinyarwanda y'umwimerere, ngashyiraho koko nk'uko mwari mumaze kubivuga n'amagambo ashobora gufasha umusomyi kuryumva neza. Hariho aya magambo n'ubundi schedule, timetable, n'ubundi nayo nkayasobanura mu kinyarwanda. Ariko gushyiraho impuzanyito hirya nkashyiraho ngo gutya na gutya, naba ngiye gusa naho ntagaragaza igisobanuro cy'irya jambo ry'icyongereza kandi cyangwa igifaransa, kandi cyo ngamije jewe ari ugufata aya magambo y'amanyamahanga nkayashyira mu rurimi rwacu kavukire, ku buryo umuntu wese iryo jambo yaryumva kandi akaba yabasha kurikoresha mu mivugire no mu myigire no mu myandikire. Hanyuma ubwo uratekereza nde? Uratekereza guha serivisi nde? Serivisi ubwo wavuze ugeze uvuga uti ni abarimu n'iki, ariko buriya no gutekereza abarimu cyangwa n'abanyeshuri ni ubushakashatsi wakoze ubona ko bafite ikibazo, uravuga uti reka nzane igisubizo? Juste hari ibibazo byinshi byagiye bigaragara ko icyo kintu cyari gikenewe, ku buryo nanibajije nkavuga ntariko se kugeza ubu kuva igihe Dr. Cyprien niyo mugabo yakoreye iriya nkoranyamagambo kuva muri 2010 kugeza ubu imyaka 8 irashize, habuze n'undi muntu byibura wakora inkoranyamagambo, cyane ko yera nafite muri recommendations yavuga yuko ateganya gukora inkoranyamagambo ihuza indimi imyaka 8 irashize. Jewe rero natekereje n'ubundi abarimu n'abanyeshuri birumvikana nk'abantu bashobora kuba byibura bakeneye aya magambo. Ibyo byose ibibazo bihari ni byinshi, cyari ikibazo cy'abanyeshuri batumva ibyo biga, havuga ati se mu rurimi gutya na gutya. Ikindi cya kabiri, ikindi kibazo kindi gihari mu burezi, ubona ko tugenda dukomeza kugenda tudindira bitewe n'utuntu dutoya rimwe na rimwe tutanaha agaciro, ariko ikibazo cy'ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ikibazo cy'ururimi nibyo nababwiraga, iyo ushobora kubwira umuntu ijambo akakubwira ngo yamubizi, ngo ndi busy, ngo ururimi rwatangiye guta agaciro, kuko aho kugira ngo umuntu avuge ngo ndahuze nka kwa kundi mujya mubitwereka ikiboneza mvugo, nicyo rero twe turi gushaka kurwanya. Noneho dufasha abantu kugira ngo bagaruke mu murongo, baha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda, bumve yuko ururimi rukwiye kwigira. Ururimi rwacu ntabwo rukwiye gukomeza kuba nkene ngo dukomeze kugera turwongeramo ya magambo nababwiraga y'amatirano agenda yiyongera ejo bundi, ku buryo muzasanga niba tuvuze ngo ndi busy ejo bundi ntibizaba ndi busy, azavuga ati aya mu busy. Rya jambo n'ubundi twagomba gusigasira mu rurimi rwacu usanga ritaye agaciro, kandi bari abasizi bacu ba kera rwose baragendaga bakora ibishoboka byose kugira ngo arabatekereza ko ururimi icyambere ni igikoresho cyo kugira ngo unyumve nkumve. Niba nkubwiye ngo ndi busy ukumva icyo mvuze, nawe wambwira ngo uri busy nkumva icyo uvuze, harabatekereza ko ibyo bihagije? Kubwo rero ushobora kurimo kuvunwa n'ubusa. Ntabwo bihagije, kandi nta nubwo mvunwa n'ubusa, kuko ururimi nibyo koko ruhuza abantu, ariko kandi nanone ururimi rw'igihugu cyangwa se ururimi abantu bahuriyeho bagerageza kurusigasira. Sinzi hari niba ijambo n'abagiye gukoresha ari riba, ariko iyo umuntu akoresha amagambo y'amanyamahanga mu rurimi rwe kavukire, nayo nabyita ko ari colonisation. Kuki twebwe ubwacu tutakwigira ngo umuntu yumve yuko agomba iby'iwacu, birwa tuvuga ngo made in Rwanda, ibyakorewe mu Rwanda, kuki umuntu noneho wataba fiyeri yo kumva yuko yakoresha ijambo mu rurimi rwe aho kugira ngo ajye gukoresha busy riri mu rundi rurimi? Kuki atakumva yuko yakoresha ndahuze cyangwa se irindi jambo rindi? Ntekereza rero yuko ibi nakoze ntabwo navundikiye ubusa, kandi abantu benshi bazabikunda, kandi twese ni nabyo dushaka, nta numwe utabishaka. Iyo icyo kintu ahubwo cyari gihari, nge niko ntekereza abantu bakakibona, kuko ntekereza ko ajya gukoresha iryo jambo kuko nta rindi afite yakoresha. Joseph Kubwimana, uravuga uti mfite umushinga kandi ngugeze kure w'inkoranyamagambo, wavuze ngo ni amagambo 5,000. Yego, 5 bisaga. Hanyuma ariko ukavuga uti haherukaga inkoranyamagambo ya Dr. Cyprien y'umugabo. Uyu munsi hari abashobora kukunyomoza bakubwira batari ko hari ibindi bitabo tubona byubakitse nk'icyo ngicyo uri mutegura.
tuvuge nk'igitabo cyitwa tujifunze Kiswahili ngira ngo ndakizi bakizi hari n'ibindi bitabo cyangwa ngira ngo ni impapuro ibyo bita mu rurimi rw'amahanga za broshire simvuge broshire ko abantu batekereze brochette izo broshire zivuga ngo vuga igiswahili n'icyongereza mu minsi mike ngira ngo nazo zigeze gutemberezwa hano i Kigali. Uyu munsi abo banditsi ibyo ntibashobora kuvuga bati uriya muhungu ari kuri umugabo ko ubanza yibwira ko twe tutakoze. Yego, ibyo bitabo urabizi ko bihari? Ibyo bitabo ndabizi kandi nagiye nanabisoma mbere yo gukora iyi nkoranyamagambo. Nabanje gukora ubushakashatsi buhagije. Bya bitabo narabisomye by'Igiswahili bigenda birimo utuntu two gufasha abantu kumenya ururimi. Biriya nabyo ntacyo bitwaye kandi abantu benshi byagiye bibafasha pe. Ariko biriya bitabo ntabwo donc biramba, ntabwo biri mu buryo burambye, ntabwo bifite sustainability, kubera ko umuntu arafata cya gitabo agasomamo ijambo ashaka, donc ni bimwigisha speaking, kuvuga, ni ibitabo bimwigisha kuvuga, ariko noneho nubwo yanavuga kandi ntabwo ari inkoranyamagambo. Ntabwo ari inkoranyamagambo, ni igitabo cyo kumwigisha amagambo yibanze yo kugira ngo abashe kuba niba hari icyo akunze gukoreshwa, ariko biza kuza gutandukana n'iyi nkoranyamagambo. Iyi ngiyi ntabwo ari iyo kuvuga ngo ni ugufasha umuntu kujya kureba utugambo dukeya twatura turye. Ni inkoranyamagambo ku buryo ijambo iryo ari ryo ryose ryafasha umuntu, nk'uko tujya muri dictionnaire tukajya kureba ngo reka njye kureba iri jambo rimeze gutya na gutya. Iyi nayo niyo mpamvu mwumva ari nini, niyo mpamvu yafashe igihe. Ntabwo ari agatabo gatoya ko gufasha umuntu mu magambo abiri akamenya kuvuga ngo how are you, ngo yamufayina akabaragiye cyangwa se akayishyira hariya. Ni inkoranyamagambo irimo amagambo menshi kandi azagira umumaro abanyarwanda, yaba mu mivugire, yaba mu myandikire, yaba ariko cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo umuntu amenye iby'iwabo ndetse nuko yabivuga, cyane cyane muri izo ndimi z'amahanga. Ni amagambo akomeye, ntabwo ari amagambo yo gutangira. Sigaranye ibibazo bibiri. Icya mbere ni cy'abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ikiguha ubutware bwo kwandika icyo gitabo ni iki? Yego, icya mbere authority yo kubyandika urayikura hehe, urinde mu bijyanye n'indimi? Yego, icya mbere reka mvuge ko hari ibintu ntekereza ko ari bitatu byaba bimpa ubwo butware bwo kwandika iyi nkoranyamagambo. Icya mbere ni uko bifitiye impamyabumenyi, cyangwa se impamyabushobozi. Mfite lisanse mu burezi, nkagira kandi na masters n'ubundi mu burezi n'umushakashatsi wigenga. Icya kabiri, nagiye njya mu nzego bireba za leta, harimo Minisiteri y'Uburezi, harimo ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB, ndetse n'inteko y'umuco n'ururimi RARC. Ngenda mbagisha inama kuri iyo nkoranyamagambo, bakampa initiative, bakavuga bati, bakantera umuhate bati icyo kintu rwose ugikoze ukagishyira hariya mu rwego rwo gutanga umusanzu no kugira uruhare kugira ngo n'ubundi igihugu gitere imbere, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi gahunda yose itere imbere. Rero ngibyo ibintu biguha ubutware bwo kwandika iki gitabo. Hanyuma rero wakomeza gukoresha ijambo ngo ni umushinga wavuze ngo ugeze kure kandi ngo umazeho imyaka 3 ukora. Iki gitabo kizasohoka ryari? Harabura iki ngo gisohoke? Murakoze cyane. Igitabo cyakagombye kuba n'ubundi cyarasohotse, cyakomeje gutinda bitewe n'ibibazo by'ubushobozi. Iyi nkoranyamagambo ni nini, bisaba ubushobozi kugira ngo hagire abantu badufasha mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi guteza imbere uyu murimo. Twebwe ubwacu byibura tubonye ubufasha, niyo umuntu yatangira ku nkoranyamagambo nkeya akazishyira hanze, hanyuma ni umurimo mugari kandi uzagira inyungu ku gihugu ndetse no ku bantu muri rusange. Rero twashishikariza abantu yuko ni ubufasha muri make dusaba kugira ngo tubashe kuba twashyira iki kintu hanze gisa naho cyabuze ubufasha. Butabonetse tuzakomeza n'ubundi gushakisha. Wifuza ko butaboneka, unyumve neza, sinifuza ko butaboneka, ariko butabonetse umushinga wawe uzahera muri computer yawe, muri mudasobwa yawe, ubike wikomereze wigishe nk'uko bisanzwe. Ntabwo umuntu yavuga ngo buzabura. Dufite icyizere ko butazabura, kuko iki ni igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cya mbere mu Rwanda kitigeze gikorwa n'undi muntu, kandi
na dogiteri wagikoze nawe nyuma y'imyaka 8 natwe tukaba duteye ikirenge muke, ntekereza ko abantu rwose batazabura kudufasha. Nta mpungenge mfite rero ko abantu batazadufasha. Urakoze cyane gusoreza ku ijambo ry'icyizere. Reka nshuti twari kumwe muri iki kiganiro dushimire Kubwimana Joseph, afite uyu mushinga ageze kure wo kwandika inkoranyamagambo yafasha abashaka gusobanukirwa, kunonosora, kwigira imbere mu mikoreshereze n'imivugire y'indimi Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa. Ni umushinga munini nk'uko abisobanura. Reka kandi tubabwire ko mu mirimo ye isanzwe ni umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Kitabi ryigisha ibijyanye no kubungabunga ibidukikije. Turagushimiye. Ati inkunga irakenewe, uyifite wayitanga, idahari kandi nabyo atubwiye ko atazacika intege. Byamufata igihe kigufi cyangwa kirekire, ariko inzozi zikazaba impamo.